Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ndashimira Imana yuko yongeye kuduha aka kanya kugira ngo tuvuge ubutumwa, kandi iki ni ikiganiro tuhora tubwirizaho cyitwa menya ukuri kutubatura, tukamenya ijambo ry'Imana, tukamenya intege nke zacu, tukamenya icyo umwuka tubwira tukakitangariza abandi, kandi abayobye kikabayobora. Icyo kiganiro dukoresheje ijambo ry'Imana. Ni kenshi rero tuba turi mu ubuzima buruhije, ubuzima bw'ibyaha, ubuzima butera kwiheba, ariko tukabura igisubizo. Ariko iyo ijambo ry'Imana ribwirijwe n'abakozi b'Imana, hari ukuntu umwuka wera riherekeza rikabatura abantu muri ubwo bubata. Uyu munsi rero turaza kubona ijambo ry'Imana, tuza kubona muri Yohana igice cya 4. Turahabona inkuru y'umusamariyakazi na Yesu aho baganiraga. Tugiye kuhasoma turebe n'iki cyatumye aca. Ndi kumwe n'umuvuga ubutumwa Gorethe Muhongerwa, dukorana umurimo w'Imana. Niwe uza kumfasha gusoma. Namara gusoma turareba noneho nyirizina ubutumwa Imana yatugeneye. Arasoma Yohana igice cya 4, agihere ku murongo wa mbere akigeze ku murongo wa 24. Aho niho tuza gukura ubutumwa bw'uyu munsi. Reka dusome mu izina rya Yesu nk'uko atubwiye. Ni Yohana ibice 4 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 24. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya ko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, agera bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yozefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri Umuyuda nkaba Umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko Abayuda banenaga Abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo
ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja amenye yuko uri umuhanuzi. 20. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore, nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. 24. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha Evangelist Gorethe. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, nsengeye ubu bwoko bw'abatwumva tuvuga ubu butumwa. Ndasaba kugira ngo ubahe kumvira ijambo kandi ribahindure, kandi ndasenze natwe turimo kuvuga ubutumwa uduhe imbaraga, kubera yuko ijambo ryawe ni rizima, kandi abarivuga ntabwo twavuga ijambo ryawe rivuye mu kanwa kawe. Mana nyagasani, gutyo uduhe izindi mbaraga, umpe imbaraga kugira ngo mvuge ubutumwa shize amanga, kandi ne kuvuga ibyanjye, ahubwo mvuge ibyo unyoboye mu izina rya Yesu. Kandi imbaraga zose z'umwijima zarwanya n'abumva mu izina rya Yesu zitsindwe mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, amen. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana twaryumvishije. Hari umusamariyakazi wari ufite ibibazo bigera kuri 3. Yari afite ikibazo cya mbere yuko yari yarabaswe n'amacakubiri, yari yarabaswe n'ingengabitekerezo y'amoko yabo. Imana uyu munsi wa none iyo uhuye na Yesu agukiza ingengabitekerezo y'amoko. Haleluya. Ibyo ngibyo byabayeho no muri icyo gihe cya Yesu, kubera yuko Abayuda n'Abasamariya baranenaga kubera izo nzangano zabo zo mu mateka. Inzigo yari ihari. Noneho uriya musamariyakazi yari afite complex, avuga ati, bariya bo baratunena, ntabwo twakorana. Uyu munsi wa none Imana irifuza kugira ngo ikubohore muri iyo mitekerereze yo kuvuga yuko abantu bamwe utasabana nabo, utasangira nabo, utavugana nabo. Haleluya. Ubutumwa rero tubwiriza ni ubutumwa bwa Yesu Kristo. Nk'uko Yesu yiyumvishijemo akajya muri ako gace, yarazi yuko bafite ibyo bibazo. Imana rero ishaka kukubohora, hari ukuntu ikoresha umuntu akiyumvamo kuba yagusura, ariko atagusuye gusa, ahubwo Imana yamutumye kugira ngo ahure n'icyo kibazo cyawe agikemure. Yesu rero yakoze ibidasanzwe kugira ngo akemure ibidasanzwe. Urabivugaho iki mu magambo make? Urakoze pastor. Yesu yakoze ibidasanzwe kuko birumvikana, kandi niko umuntu wese ukorerwamo n'Imana akora. Urumva yiyumvisemo guca kujya i Samariya, kugira ngo buriya Imana yari ifite umugambi kuri uriya mudamu ishaka kumubohora. Aragenda agerayo ahura nawe. Natwe rero Imana ikorera muri twe. Imana ishobora kugutuma ku muntu ukanagenda utazi n'impamvu, ukibaza ko ari ukumusura gusa bisanzwe, ariko wagerayo Imana ikagukoresha umurimo, ugasanga wenda wa muntu ararwaye akeneye umusengera, ugasanga se wa muntu arihebye, ibibazo byamurenze, arenda kwibuza ubuzima, kwiyahura kubera ko yatakaje ibyiringiro, ukamubwira amagambo y'ihumure, ukamuhumuriza, agasubirana ubuzima. Ni Imana iba ikohereje. Natwe rero tubereyeho kuba ibikoresho by'Imana. Imana yadushyizeho kugira ngo idukoreremo. Imana nigutuma ntuzigere winangira umutima. Imana ikora uko ishatse, kandi Imana iba ifite umugambi ku muntu wese.
rero Imana igira inzira nyinshi, ibyo tugomba kubimenya. Imana iguha umugisha ngo Yesu yiyumvishijemo guca i Samariya, ahagera ahasanga umudamu wari ufite ibibazo. Ikibazo cya mbere twasanze ko yari afite ayo macakubiri, irondakoko, yuko avuga ati twebwe turanenwa, ntabwo twasangira, ntaho duhuriye. Imana nawe niba ufite icyo kibazo, Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Ikubohore muri ayo macakubiri, umenye yuko abantu bose ari kimwe, umenye yuko twese twaremwe mu ishusho y'Imana. Nta muzungu, nta mwirabura, nta mutwa, nta muhutu, nta mututsi, nta munyekongo, nta mugande, twese turi ibiremwa by'Imana. Rero Imana niyo yaturemye twese. Rero Imana Yesu yaje gukoreshwa, abwiriza uwo mugore w'umusamariyakazi, tuza kubonaho yaje kujya kubwira bene wabo ati nimuze murebe wamenye ibibazo byanjye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nawe nuwumva ijwi ry'Imana ntukinangire umutima, hari igihe Imana yaca muri iri jambo nawe ikakubohora. Ikindi tubona kuri uyu mudamu cyangwa umusamariyakazi, yaje kubohoka ku cyaha cy'ubusambanyi, yari indaya. Aho hantu hari ikintu giteye gutya, iryo riba ryazagaho abakobwa bazaga bashaka abagabo, cyane cyane nk'aba bakobwa bo muri uwo mudugudu w'i Samariya Sukara, bazaga kuvoma. Bataje kuvoma, bazaga bitwaje ko baje kuvoma, ariko bazaga bashaka kugira ngo nibagera kuri iryo riba bahasanga abagabo nabo bashaka abagore. Noneho byari nk'iguriro, byari nk'ahantu bahurira, noneho bagashaka kwigurisha. Noneho ryari nk'isoko ry'abakobwa, ryari isoko. Noneho bahasangaga abagabo nabo bazaga ayo masaha, bakaza bakagira gute, bagashakisha, bakareba abakobwa beza, bakabatwara. Uwo mugore rero nawe yaje kuvoma, ariko afite intego y'uko ahari aza kuhahurira n'umugabo akarangiza irari rye ry'ubusambanyi. Kubera yuko Yesu baganira gutyo ngo yaramubwiye ati yiba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'uwo uvugana nawe, yakubaye aguha amazi y'ubugingo akumara inyota, kandi ntuzongere kugira inyota ukundi. Umugore rero we yareberaga mu bintu bifatika. Uyu munsi wa none hari abantu barebera mu bintu bifatika, ntarebe ibintu by'imbaraga z'Imana. Uwo akareba mu bintu bifatika, akavuga ati uriya muntu ubwo adafite imodoka, ubwo adafite inzu, ubwo adafite amafaranga, nta kintu bivuze. N'uwo mugore nawe yareberaga Yesu mu bintu bifatika, akabona umuntu wagendesheje ibirenge, warushye, ufite inyota. Noneho Yesu yashaka kugira ngo amubanze yiyegereza ibitekerezo bye, aze kugera ku kibazo cye nyirizina. Haleluya. Aramubaza ati ariko urarusha iki sogokuruza wacu Yakobo wafukuye iri riba? Ikintu cyatumye umugore aca bugufi ndetse agatsindwa nuko Yesu yavuze ati wari ufite abagabo 5, n'uyu nguyu ufite uyu munsi ntabwo ari uwawe. Yumvishe yuko amenye ibye, nibwo yatangiye guca bugufi, nibwo yatangiye kuvuga ati uyu muntu mvugana nawe ni umuntu udasanzwe. Abantu bashobora kukwibeshyaho, haleluya, bakakwibeshyaho kuko musangira ibyo kurya, kuko mugendera muri tagisi imwe. Ariko iyo imbaraga z'Imana zikujemo zikagukoresha ibitangaza, nibwo abantu bamenya yuko ukoreshwa n'Imana. Ariko igihe igitangaza kitari cyaba kikunyuzemo, ntibashobora kukumva. Yesu rero nawe baramusuzuguraga, ariko aho yakoraga ibitangaza batangiraga kugira gute kumwizera. Umugore nibwo rero amaze kuvuga ati uyu muntu umenye ibyanjye ashobora kuba ari Mesiya. Ngo aragenda ajya mu mudugudu, arahuruza ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye. Ni ukuvuga ngo Yesu amaze guhura n'uwo mugore, yamukijije ikindi ubugira kabiri. Yabanje amukiza ikintu cyitwa amoko, kuko yumvaga yuko atasangira n'Abayuda. Ariko noneho ikindi kintu yamukuyemo inyota y'irari ry'ubusambanyi, kuko ngo yasize ikibindi aho.
kuko icyo kibindi cyari gihagarariye cyari urwitwazo ngo aje kuvoma, ariko yari yaje afite intego yo kuza guhura n'abagabo, ariko noneho asize ikibindi. Ni nko kuvuga ngo ryarari ritangiye kumuvamo, ahubwo agiye guhuruza abandi bantu ababwira ati mwa bantu mwe mwari mufite iryo rari ry'abagabo n'abagore, mubireke, mbonye undi muntu ushobora kumara iri rari, ahubwo akampa ibindi bintu bishobora kumara iryo rari. Haleluya. Urabivugaho iki? Nibyo Imana ijya igamburuza abantu. Ikigaragara ni ibintu byinshi kuri uyu mugore na Yesu. Umuntu aba afite ibyo yibwira, imyibwirire ye. Uyu mugore yari afite irari rye rimwuzuye. Tubonye ko iryo riba ryasaga nk'ihuriro aho bahuriraga n'abagabo. Yaje wenda afite intego yo kuvuga ati ngende mahurire n'umugabo. Nibaza ko anabonye Yesu ngira ngo yari azi ati ndarobye ndashubijwe. Ibitekerezo bye kuko byari byuzuye irari gusa niko yatekereje, ariko Yesu we yari afite umugambi wo kugira ngo amuruhure. Yabonaga aruhijwe n'izo ngengabitekerezo y'amoko, yabonaga aruhijwe n'ubwo busambanyi, yifuzaga kugira ngo amubohore iyo ngoyi. Rero Imana buriya iba ifite umugambi ku bantu bayo wowe utamenya. Abantu twibwira ibyacu, ariko Imana imenya ibidukwiriye kandi byatugirira umumaro. Icyo mbonye kuri uyu mugore rero, iyo umuntu yamaze kubohoka, Kristo amaze kumutahura, abonye imigambi ye, amubohoye, abonye amurondoye, akamenya ibye byose, yaciye bugufi, yumva aratsindwa, aratangara, atangazwa nuko amurondoye, amenye ibye byose. Amaze guca iyo ngoyi yari imuboshye, yarirutse, amaze kubohoka ajya kuburira abandi ati nimuze murebe. Iyo umuntu yabohotse rero abasha kugenda akabwira abandi, akamamaza ibyo abonye, inkuru nziza z'ubwami, abantu nabo bakabasha gukizwa. N'uyu mugore niko byamugendekeye. Ntekereze ko ntabwo ari Yesu wamubwiye ngo irukanke ujye kubwira abandi, ahubwo ni ikintu yari yakiriye imbaraga y'Imana. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga cyane zibasha kubohora. Kristo Yesu amaze kumurondora amubwiye ati uvuze ukuri koko, nta mugabo ufite, n'uwo wari ufite si uwawe, wari ufite abagabo 5, ariko n'uwo wari ufite ntabwo ari uwawe. Ati mbonye umuntu umbwiye ibyo nakoze byose. Imana rero ni Imana ireba byose, ibyo twebwe tudatekereza ko yamenya yo irabibona. Rero urabona yuko Yesu yakoze umurimo ukomeye, nk'uko nawe Imana yawukoramo ikoresheje abakozi b'Imana, ikoresheje ijambo ry'Imana. Imana dusenga ishobora kukumva uri muri sari wawe, Imana ishobora kukumva uri muri tagisi ukayisenga, Imana ishobora kukumva uri mu buriri uryamye, Imana ishobora kukumva usenga uhata ibirayi, Imana ishobora kukumva uri mu kazi kawe uvugana nayo, kominika nayo. Guhura n'abandi ni byiza, ariko igihe bidashobotse ntibikwiriye kugukura mu mbaraga z'Imana ngo kuko utagiye guterana n'abandi hahandi. Erega reka nkubwire, hari igihe habaho itoteza, hari igihe hagiye habaho gutotezwa kw'abakristo, ugasanga baratatanye. None se habayeho ibyo bihe byo gutatana, bivuze ngo gusenga kwawe urabihagaritse, ugiye kuba umupagani? Rero Yesu yashaka kugira ngo amubohore muri iyo myumvire idini yo kuvuga ngo niba utateraniye hahandi mwateraniraga uraguye. Uyu munsi wa none niba wari ufite iyo mitekerereze, Imana irifuza kugira ngo ikubohore muri iyo mitekerereze. Udashoboye kuvuga ngo wagiye guterana n'abandi bitewe n'impamvu, ntabwo ukwiye kugwa. Ni nayo mpamvu tubona ibi bihe byabayeho twahuye nabyo, wenda nka hano mu gihugu cyacu na korona itaraza, amatorero amwe afungwa atujuje ibyangombwa. Benshi babigize intandaro yo kugwa. Ubwabo baguye bakava mu byizerwa. Ntekereza ko ari ba bandi bari bishingikirije kuri izi nyubako, akumva ko atasengeye hariya muri iriya nyubako nyine ubwo gusenga byarangiye. Ariko ntabwo ariko bikwiye kumera.
Imana muragendana, Imana iba hose no mu nzira aho ugenda, ushobora kugenda usenga Imana. Pasita yabivuzeho, ahantu waba uri hose Imana yita ku mutima. Umutima wawe ni narwo urusengero rw'ukuri. Umutima wawe iyo ukominika n'Imana, usabana n'Imana, aho ngaho nicyo Imana yitaho, nibwo uba uri umukristo nyakuri. Ariko wa mukristo wishingikirije kuri izi nyubako, akumva ko azasenga ari uko yateraniye muri ya nyubako, igihe atateranye n'abandi muri ya nyubako bahuriramo, akumva ko ibyo gusenga abifashije hasi, aho niho abo ngabo nibo biviramo kugwa. Ubu hari abantu benshi bavuye ku Mana baragwa, ndetse n'abakozi b'Imana baraparika. Umurimo w'Imana ugomba gukorwa, ntabwo ziriya nyubako arizo twakoreragamo umurimo w'Imana gusa. Yesu iyo dusomye amateka ye, nta rusengero yabagamo yabwiririzaga, yagendaga abwiriza abantu misozi, akagenda mu ngo. Umukozi w'Imana agomba kuvuga ubutumwa, ni nawo muhamagaro ukomeye Imana yaduhamagariye. Agomba kuvuga ubutumwa aho atuye, agomba kubwiriza ubutumwa aho akora, abantu ari kumwe nabo muri sosiyete, imbuto yera, ibyo byose bivuga ubutumwa. Ntabwo kuvuga ubutumwa ari uguhagarara muri ziriya nyubako gusa. Ntekereza ko Imana icyo yitaho cyane ni ukureba wowe urayobora abantu ute mu kumenya Imana no kwera imbuto zo gukiranuka. Rero tugenda dusoza, ubu butumwa ni ukuvuga ngo bufite umutwe uvuga ngo kubohorwa mu mbaraga z'ibyaha. Kubohorwa mu mbaraga z'ibyaha. Uyu mugore umusamariyakazi yari aboshywe n'imbaraga z'ibyaha by'ubusambanyi, imbaraga z'ibyaha by'amacakubiri n'irondakoko. Tekereza ko ariko bimeze. Rero nawe niba uboshywe n'izo mbaraga ukumva zarakudadiye, uyu munsi wa none hura na Yesu, hura n'ijambo ry'Imana rikubohore. Amen. Amen. Reka rero tubasengere. Uwiteka Mana, nsengeye umuntu watwumvaga uboshywe n'amacakubiri y'amoko, uboshywe n'amacakubiri y'irondakoko, yironda akarere, ndetse akaba aboshywe n'idini, akumva yuko atagiye gusengera muri za nyubako zubatswe n'abantu yagwa akanabivamo. Ndamusengeye n'uwo muntu kugira ngo umubohore, amenye yuko gusenga Imana ikunda ni wa muntu usengera mu ijambo, ni wa muntu usengera mu mwuka, ndetse yanaterana n'abandi, akumva atareba gusa inyubako, akumva atareba gusa ibifatika, akareba ya Mana ya yindi yari mu ijuru n'isi. Kandi ikindi, wa muntu uboshywe mu irari n'inyota y'ubusambanyi, n'irari y'iby'isi, nawe umubohore muri iyo ngoyi, ahubwo nakwakira, anyurwe n'ibyo wamuhaye, anyurwe kandi iyo soko idudubize muri we. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. Turi mu kiganiro cyitwa Menya Ukuri. Ndi Pastor Pr.Sylvester. Telefone yanjye ni 0782635996 na Evangelist Gorethe Muhongerwa, nawe avuga inomero ye. Telefone yanjye ni 0782473245. Shalom. Nuko tugiye tubabwira rero, iri nivugabutumwa ribagezaho ijambo ry'Imana. Wifuza kugira icyo tubaza, wajya udutelefona, ariko nanone ujye usangiza ubutumwa abandi, noneho nabo bamenye ijambo ry'Imana, kandi ujye ukora na subscribe wowe utari wabikora, kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Mugire ibihe byiza. Shalom.